kibasha kurogoya imigambi yawe. Urakomeye, uyu mubiri wanjye numara kubora, nzareba Imana yanjye. mfite undi mubiri, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana, Urakomeye, uyu mubiri wanjye numara kubora, nzareba Imana yanjye. mfite undi mubiri. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza abana b'Imana, muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira nanone ku mibanire myiza y'abana b'Imana na Kristo hagati yacu ndetse hagati yacu na Yesu. Turasoma muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 4, haravuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Amen. Mana, kandi Hano turabona ijambo ryiza Yesu yabwiye abigishwa be, abacira umugani. Yari amaze ubwo kubabwira ko ari we muzabibu w'ukuri, kandi ko data ari we nyirawo. Noneho kandi ababwira ko ishami ryose riri muri Yesu nyine, iri shami ritera imbuto, ko arikuraho, ko aritema, iryera imbuto ryose akaryangishaho amahage yaryo ngo rirushe kwera imbuto. Amahage ni byita cyane cyane ba agronome bakunze kubyita ibisambo. Ibyo bisambo rero, ayo mahage bayavanaho kugira ngo rya shami rishobore kwera imbuto nziza nini, kuko ziba icyo gisambo kitwara amazi yagombye gutunga iryo shami n'imbuto zaryo. Noneho rero ayo mahage bayavanaho. None rero akavuga ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Haleluya. Yesu abwira abigishwa, hari amagambo ababwira, noneho ijambo rye rero iyo ari kubwiye ukaryumva rirakweza. Ijambo ry'Imana riratweza. Ni umukristo rero tubona ko iyo yunze ubumwe na Kristo akifatanya nawe buri gihe kandi muri byose, nk'uko ishami riguma ku muzabibu, ibyo ngibyo nibyo bituma ryera imbuto. Kuguma kuri Yesu rero kugira ngo dushobore kwera imbuto, nicyo Yesu ashaka kubabwira. Aho ngaho se bigenda bite? Aho ngaho Yesu ashaka ko ishami ritera imbuto we arikuraho, twabibonye, ariko iryera imbuto arivanaho amahage. Kwera imbuto rero no kurivanaho amahage, kuvanaho ayo mahage niko kwezwa, kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Kwezwa rero Umwuka Wera aratweza kugira ngo dushobore kwera imbuto mu bandi. Ishami riteye ku giti rero, kandi icyo giti ni umuzabibu, ari ugenwa na Isirayeli cyangwa itorero rya Kristo. Iryo shami rikura ibiritunga kuri icyo giti ku muzabibu. Ni ukuvuga rero igiti cyangwa umuzabibu niho ishami riteye, kandi muri uwo muzabibu niho ishami rivana ibiritunga. Yari amakakama, ari amazi, naho ngaho bizamuka bikaza mu ishami bikajya no mu mbuto. Haleluya. Iyo rero tugumye kuri Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo iyo tugumye gusoma ibyanditswe byera, tugasenga, tugaterana n'abandi bizera, ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo bituma tuba kumwe n'abandi bakijijwe, tuguma twezwa ndetse dukura mu bintu by'umwuka, mu by'umwuka. Utari muri Yesu Kristo rero, uwo nguwo nta bugingo aba afite. Haleluya. Ari kuguma kuri Yesu Kristo aba afite ubugingo. Tugomba rero guhora na contact na Yesu, dusabana, kuko iyo contact ihoraho na Yesu niho twungukira byinshi mu by'umwuka. Yesu rero ashaka ko twera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Mu gihe cy'umunezero nicyo gihe gikwiriye, cyangwa ibintu dufite ibyishimo n'igihe kidakwiriye, yaba mu bibazo, haba mu bigeragezo, cyangwa turi no hagati y'abatwanga, tukera imbuto, kuko Yesu nicyo adushakaho. Haleluya. Ishami rero Yesu, ishami ritemwa ni iritera imbuto. Iritera imbuto kubera iki? Kubera ko ntacyo riba rimaze kugira. Ariko iryera imbuto arivanaho amahage, avanaho biriya byose bituma ritera imbuto nziza. Nk'umwana rero
nk'umwana nanone ugaburirwa neza, amera neza, umubiri ukamera neza, akabyibuha, umwana ukamubwirwa n'uko yariye neza, mbese anywera ku nkongoro, mbese bikagaragara ko umwana afite ubuzima bwiza. Icyo gihe uwo mwana agaragara nk'uko ishami ryera imbuto naryo rimera neza iyo baryangishijeho amahage, ariko iritera imbuto iryo ngiryo twabonye ko ari ukuritema, ari ukurivanaho, kandi nta kindi kiba gisigaye kuko tubisoma uretse gucanwa. Riracanwa kuko ryabaye urukwi, ntabwo rikiri ishami rikiri ku giti. Icyo gihe rero rigomba gukora undi murimo wo gucanwa. Abatumvira rero Imana ngo bere imbuto, nicyo ngicyo ni iby'urubanza. Bazagira urubanza ku mpera y'isi, Yesu yagarutse bazacirwa urubanza. Ariko abera imbuto Imana izakomeza ibane nabo kandi ibavaneho ibyababuza kwera imbuto. Aha rero twakwibaza ngo ese uri hehe wowe mu Kristo, we mugenzi wacu? Twakugira inama rero nawe uri muri Kristo ko waguma muri we kugira ngo ushobore kuzasa nawe, ushobore gusa na Kristo. Uko uguma kumwegera, uguma gusabana nawe. Twabonye uburyo bwo gusabana nawe: gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, guterana n'abandi bakijijwe. Ibyo ngibyo bizatuma ukura mu mwuka. Abo muganira, abo ngabo bagufasha mu by'urugendo, uzarushaho kugenda usa na Kristo nimusoma ijambo ry'Imana. Uwiteka rero abaha umugisha, kandi dukomeze kuguma muri Kristo kugira ngo tugume ku muzabibu, kugira ngo natwe dushobore kuba twakwera imbuto. Yesu arashaka ngo, aratubwira ngo niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Inama ni iyo ngiyo, niyo kuguma muri Yesu Kristo kugira ngo tubashe kwera imbuto. Yesu abaha umugisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Urakomeye, uyu mubiri wanjye numara kubora